ko umutsista ari hanze yegamira kuri rya dirishya. Ibintu ndi kubabwira mu kanya murabibona kwande kwaya pfunda ndabizi neza iyi nkuru arayifite bayimuhaye 100%. Noneho arangije uko umusista yegamye ku idirishya akajya yandikirana na Sabe kavuga ati rero uko ubibona uko nguku ngiye kumujijisha no muntu waje gukamera tujyane ku muhanda ndusohoka ku muhanda nawe urahita usohoka uca inyuma y'inzu uca inyuma. Hello my people, murameze neza? Yes, ndi mushyashya kuri no mihanda murabibona, na ni isura nshyashya cyane, ijwi rishyashya, mbese ibintu byose nibishya, n'inkuru nishya. Yes, muraza kubikurikira neza, nimuza kugerageza gusoza kino kiganiro. Iyi channel ni nshyashya ifunguye nonaha, imaze amasaha atari menshi ifunguye, yitwa Standing for Truth. Standing for Truth ni ukuvuga ngo hagarara ku kuri, ni ukuvuga ngo ibintu tuzaducisha hano na makuru dufite gihamya 100%, ni ibintu bimeze neza gusa pana byandi baza bapapira. Yes, ngewe ni couples nk'ibisanzwe, abanzi baranzi, abatanzi nabo ndabibwiye. Yes, hanyuma reka ntangire nsuza abantu bose mu mpande enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera ryabwo, ndetse no muri centre mu mujyi wa Kigali umurwa. Yes, rero ikintu kinzanye uyu munsi rwose ni amakuru meza cyane, ni amakuru atariho uvumbi. Hari ibintu byinshi biri kuvugwa kuri iyi mihanda, ariko nari naricecekeye ndavuga ni kuki ntahagarara ku kuri ngo mbwiza abantu ukuri kuntu ibintu byagenze. None rero ndaje kugira ngo mbabwize ukuri. Diaspora mukomere cyane, abantu bari muri diaspora, Canada, Ububiligi ndetse n'ahandi, ndabasuje cyane. Imana ibahe amahoro n'amafaranga ibongerere kuko murayafite. Yes, mwumvishe rero saga iherutse kubaho, saga y'umuntu witwa Sabe, Sabe Simbi TV. Yes, murabizi neza cyane. Naracecetse nanga kugira ikintu nabivugaho, ariko umutima ukomeza kumpatiriza ngo kubera iki ntabwira abanyarwanda ukuri, kubera iki ntabahasho, ntabwira neza akantu ku kandi ukuntu byagenze. Burasabe rero, burasabe mubona buriya yarizize. Ubundi Sabe yarizize cyane nyuma y'inkuru nyinshi zitari nziza zagiye zimuvugwaho, nyuma y'ibintu byinshi bitari byiza byagiye bimuvugwaho. Inkuru yagiye akora zafungishije abantu, zagize gute. Yes, mbese ni byinshi cyane, ariko nonaha kesi mubayeho cyangwa se yamubayeho mu minsi mike ishize, yarizize pe, yarizize. No kuvuga ngo ukuntu ibintu byatangiye byatangiye ubundi Sabe ajya gutangazaho ko arwaye, agiye gusiga channel. Nawe uribaza umuntu agiye gusiga channel akayisigira umuntu, mbese bisa naho Sabe hari ibintu bimwe ari gukwepana nabyo, ashaka gukora ibindi. Yes, ibyo byose, ariko mu gitondo cyo ku itariki zingahe, ku itariki 9, mu gitondo cyo ku itariki 9 Sabe yarazindutse cyane rwose. Dore ni hano muri quartier, iyi quartier ndimo neza, ni hafi yaho. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibintu ngiye kubabwira ni ukuri 100%. Yarazindutse, hari umushuti we bari inshuti cyane, ntago ndivuga amazina yewe cyane ko atari na ngombwa. Aza mu gipangu yabagama, ariko ntago yarazi ko iyo nshuti ye ari hiba. Ariko bari basanzwe baziranye pe. Sabe aze kugira uko yigenza, hari umwana mwiza rwose. Uwo mwana ndamuzi, ushaka ibihamya n'ibimenyetso ansange, ambwire. Umwana ndamuzi. Yes, sinavuga ngo ni umwana cyane kuko asa n'ukuzemo, ariko ni imvugo z'iyi minsi, ni ibisanzwe. Ndamuzi cyane, turaturanye, mbese n'inzu ku yindi. Yego, hanyuma ibaze nawe kwinjira mu gipangu, ahantu hatuyemo inshuti yawe, ahantu hatuyemo umuntu musanzwe muziranye, mu gitondo cya kare yarubika nka saa 10. Yego, arahagera n'ubundi asanga uwo mukobwa arimo arakubura, iki yakubuye neza, imbuga imeze neza nk'umuntu wari witeguye umuntu udasanzwe, cyamamare Sabe. Nawe urumva nyine ibifite indi shusho, sibyo?
urumva imyiteguro y'umuntu w'icyamamare nka Sabe ntabwo yaje isanzwe, ariko icyo atamenye nuko nyine ntawe rusimbuka rwamubonye nihangane. Ngaye nguko rero akimara guhura n'uwo musore aramubona ahagaze nk'ariya, ntiyanamusuhuza pe, ntiyanamubwira ngo mwaramutse, kandi baraziranye. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane gusanga umuntu w'inshuti yawe mu rugo ugiyemo ntumunabwira ati mwaramutse. Urumva ni ikibazo. Hanyuma uwo musore we yasaga n'uwabiketse kubera ko uwo musista nawe yari yabyutse yitegura, kandi n'umuryango yinjiragamo nawo birarebana gutya, ni idirishya kuri n'umuryango ku wundi. Yego Sabe arinjira, uwo mutipe aravuga ati se inshuti yanjye tuzanye kuva kera ikaba inciyeho n'insuhuze, ubu ntabwo igiye gukora amahajabu. Ibintu ndi kubabwira ni ukuri, mu byumva 100% ni ukuri. Yes, hanyuma aravuga ati no mutipe ashobora kuba agiye gukora amahajabu, reka nkwereke. Ntiyansuje, turaziranye, ntiyanambwiye dira ukuntu zimeze, ngo ni ukuvuga ngo iyo umugabo afite ikibazo akakikubwira nk'inshuti ugira uko umugenza ugira no kumukavaringa. Avuga ati rero none reka nkwereke, ahamagara umutipe nawe ntari buvuga izina, aza kwifatira iki inkuru. Ntaje gufata inkuru, aza kwifatira inkuru, ahagarara imbere y'umuryango ko yari abizi ko Sabe yinjiyemo. Aravuga ati asohokera muri kamera ikiganiro nanjye nyikora. Nuko umutipe arahagarara, Sabe urumva akora ibyo akora. Uwo musista noneho we arasohoka, asohotse asanga wa mutipe arimo arakamera. Aramubwira ati none se wa mutipe we washyizemo akantu k'ubunyangamugayo n'impuhwe ukareka gukamera, we dushyira hanze, dushyira ku karubanda. Ariko uwo mutipe we yari yaje nyine ashaka iki inkuru. Arabizi ko nyine umunyamakuru ntacyo wakora kugira ngo adafata inkuru. Noneho wa mutipe baturanye w'inshuti ye yari yibereye mu nzu mu idirishya mu kirahure cya fime, ku buryo utamenya ko n'umuntu arimo. Nawe aryamiye iki agakamera, ndavuga agatelefone ke agashyira ku kirahure. Uko umusista ari hanze yegamira kuri rya dirishya. Ibintu ndi kubabwira mu kanya murabibona kwande kwa Yago Fundati, ndabizi neza iyi nkuru arayifite, bayimuhaye 100%. Noneho arangije uko umusista yegamye ku idirishya akajya yandikirana na Sabe, kavuga ati rero uko ubibona uko nguku ngiye kumujijisha no muntu waje gukamera, tujyane ku muhanda, dusohoka ku muhanda nawe urahita usohoka uca inyuma y'inzu, uca inyuma. Kumbi Sabe ntiyamenye yuko izo karite ntabwo ndahamye yuko atarazizi cyane bitewe n'ahantu yaciye, kuko ngiye urwo rugo ndaruzi n'ubundi kurureba ruri imbere yanjye. Ntabwo yamenye ahantu yaciye. Umusista yaramanutse agiye ku muhanda, amaze kumanuka wa muntu wari gufata video aramukurikira, ariko nkeka yuko atamukurikiye kubera ko atashaka gufata video, ahubwo nkeka ko habayemo deal zibijyanye na cash. Umutipe aramukurikira. Sabe mu gusohoka, wa mutipe nawe uri mu nzu w'inshuti ye ntiyigeze akuraho ikirahure, ntiyageze ate yifitiye agakamera ka telefone, abageze ate afasha aka video. Sabe asohoka akebuka yongera akebuka nk'umuntu nyine nawe uri mu cyaho urabyumva. Noneho Sabe akata inyuma, sakasa ruguru y'inzu, agiye guca mu gikari ngo asimbuke igipanga rw'inyuma, handi mwabonye yaguye neza ko turabyo. Agisohoka wa mutipe nawe aba arasohotse kugira ngo akomeze gufata inkuru yose aze kuyirangiza. Sabe baramubonye ati none se waretse kumfotora, ati none se Sabe ibyo bintu ugiye gukora ntabwo nakarama hano koko. Sabe n'igihunga cyinshi n'ubwoba, imbere ye hari igiti, aragihobera aragishwanyaguza neza, ahubwo muzarebe neza ashobora kuba atari ukuguru gusa, ahubwo n'isura ye ishobora kuba yarahangirikiye. Igitaraji akigwamo rwose, umwana arakomeza arirukanka asimbuka igipangu. Akimara gusimbuka cya gipangu rero nibwo yahise agira atya aravunika. Amaze kuvunika abantu baraza, abamere bari mu gipangu mu gikari nabo bazana, mwarabonye ko bazanye n'udukombe tw'icyayi, bari kwinywera icyayi mu gikari, baraza bagira bate bajya kuramira Sabe. Rero bakimara kumuramira urumva nyine ni hafi yo kwa muganga, ibitaro ntabwo biri kure, bahita bamuzana kwa muganga. Bakimara kumuzana kwa muganga
bamwitaho basanga uko ibintu bimeze ntago babishobora, bahita bamuha transfer arakomeza ajya kwivuriza ahandi. Rero mu by'ukuri ibintu abantu bari kuvuga ngo urabona ngo ni impanuka, ngo urabona ngo yara iki, oya Sabe turabizi twese, Sabe afite imodoka agendamo, cyese ya imodoka nayo yararenze igipangu, ariko abantu bavuga ngo ni impanuka baratubeshya pe. Mukanya kintu muza kubona yuko iyi ari channel ya Stand for Truth, ni channel y'ibintu by'ukuri. Muraza kubona iki kiganiro, muraza gutungurwa nuko uwo bita Yago Pundati agishyize hanze na video. Iyo video nta handi hantu iri, nta wundi muntu uploadinga na rimwe. Iyo video ifite na Yago Pundati. Yes, kuyigeraho ntabwo biba byoroshye. Murabizi Yago no umustar nawe tumuha na pole n'ibyo amaze iminsi anyuramo twarabibonye. Yego, ariko ndabasaba kugira ngo nimba ushaka kujya ukurikira ibintu by'ukuri 100%, kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byose binyura ku channel, hanyuma ukore like, biba byiza akora na comment ku kiganiro kavuga uti ibi ngibi bimeze gutya, aho wumva nabeshya rwose unyomoza uvuga ati wowe urabeshya, ariko cyo nzi nuko mbahaya amakuru true story 100%. Yes, ciao rero ndabakunda cyane, ni Capost nk'ibisanzwe, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, ndabakunda cyane. Ciao.